giteye n'abanyacyubahiro ariko nanone ntago icyubahiro Imana yaremanye abagabo gikwiye kubabera ndembo cyangwa iturufu yo kurisha ahubwo bagomba kutitwaramo neza. Rero akabanga ka mbere shaka kubwira abagore abagabo bakunda kubahwa. Papa runa ngiye kuvoma, papa runa ngiye kurepeta, papa bebe ngiye ku muhanda, papa bebe runaka niwe wari umpamagaye, papa runa byari bigenze utwo tuntu tumushoboreye. Reka rero nkubwire biriya byawe byo gufata inzira uti ndagiye ntabizi ko ntanjye nimba ndi dogiteri ntago ngomba kubaga ino ndeke kubaga umutima. ubwo se amashuri n'abanariza y'ubudogiteri yamariri yaba maze iki ngo mba kuba muganga havura indwara zahagaragara n'ahatagaragara. Umva wa mubyeyi we ati nanjye nkubwiza ukuri, umva wenda ujyane ibiryo byawe ujyane ibyo kurya byawe, ujyane ibyo kunywa byawe, umva ibintu byose jyana ujye unyihera. Ubwo yari kuvuga ukuntu nawe abyikundira. Yego. Hanyuma dushyize no mu kuri ntaho byaka. Burya iyo umuntu afata umwanzuro wo gushaka nuko bidashoboka ngo mitembe kubaza. Umugabo wese umusore wese ufata umwanzuro wo gushaka nta kindi abashaka. Cyane. Ndabeshye. Oya ntago beshye ibyo nibyo. Amahoro y'Imana wowe udukurikira ku munsi ku wundi, Imana iguha umugisha ko ufunguye iki kiganiro. Hari byinshi warebagaho kuri YouTube ariko uhitamo iki cyacu bari cyo ufungura, tugusabiye umugisha. Niba utishimye Imana ikuremera ibyishimo, niba urwaye ihangane uraza kumera neza, niba ushonje kandi nabwo Uwiteka agira icyo akora. Ni kwa kundi n'ubundi tugenda hirya no hino tubashakira abakozi b'Imana kugira ngo tuganire ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi twakiriye Mama Charlene, tugiye kuganira n'ubundi hari ikiganiro duherutse gukora ku bintu bikwiye guhinduka mu ngo, ariko icyo gihe twibasiye cyane ku bagabo. Uyu munsi noneho rero tuzi abagore. Iryo jambo uvuze ngo kwibasira. Kwibasira icyari cyo? Oya ntacyo. Ijambo ribi cyane. Ntacyo bihangana ariko nibo twavuze. Bihangane ntago tubibasire. Ntago tubibasire turi kubahugura. Uyu munsi rero noneho tuje murumva ko muhishiwe byinshi rero ko uyu munsi tugiye kuvuga ku mugore kandi nugiye kubavuga akaba ari mugenzi wanyu. Murumva rero ko abazi bihagije. Mama Charlene umeze neza? Meze neza ndakomeye. Ako kantu ko kuvuga ngo umugore mugenzi wabo se niko kagusekeje. Rero genda ushyiramo utuntu tutari twiza. Urumva mbere wavugaga abagabo ariko nyine utari umugabo, ariko ugendeye kuri experience ufite ni n'abakugisha inama n'ibindi, ariko uyu munsi noneho uje kuvuga umuntu nkawe. Ntago ari no kuvuga rega ikinyarwanda kiragoye. Ikinyarwanda nguje kuvuga ubu uvuze ngo nje kuvuga ubu hisungeranye na za ntaragahanga nizo ziza zije kuvuga. Uje ni inama turi gutanga ku bintu bigomba guhinduka muri uyu mwaka. Yego nibyo ikinyarwanda rega kiragoye. Kiragoye hatazagira wenda ugira ngo nuko tutazi kuvuga cyangwa se nuko tuvuga amakosa tubishaka, ahubwo ni kwa kundi ururimi rukugora. Yego. Nka rero ko wayurase. Ndashonje nibanga buri. Ariko jandananiwe pe. Yego ntacyo mu kanya turangiza ikiganiro barakurabira. Hanyuma rero tuguhaye ikaze kandi n'ubundi ikaze urarisanganywa hano nko mu rugo. Ngira ngo abakurikira izicana uko ari ebyiri, yaba Mama Charlene official ndetse n'Iriba TV barakuzi cyane bihagije. Noneho rero hari abantu bashyashya bakoze subscribe burya nyuma ya cya kiganiro bazi kuri Mama Charlene gusa bataze Merita, batazi ya mazina yandi Mukesha Imana Merita. Yego. Mama w'abana batanu. Yego umubyeyi rwose. Murumva ko inama agiye gutanga ntabwo ari iz'ububatse ejo bundi akaba afite umwana umwe.
abana batanu umuntu aba amaze kubona byinshi, abamaze kubona byinshi, abamaze kunyura muri byinshi. Tuguhaye ikaze rero, watangira nta kibazo. Ubushize twari twavuze, wari wambajije ku bintu bigomba guhinduka mu ngo, hanyuma ntanga inama ku bagabo. Yego. Ubu ngubu ndashaka gutanga inama ku bagore. Yego. Twavuze ibintu byinshi ku bagabo, twagiye tubona ariko nta nubwo twabirangije. Tuvuga yuko umugabo nyamugabo atari ubwanwa n'igihagararo cyangwa iryo zina yitwa, ahubwo umugabo ni ibikorwa. Nimba umugabo abonye intambara mu rugo zije, agomba guhagarara agahangana nazo, nibwo azakomeza kwitwa umugabo. Ikibazo cyose kigomba kuza mu rugo, ko agomba kukirengera, hanyuma agafata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Ntabwo agomba gufata iya mbere ngo ahunge cyangwa ngo ate aburugo rwe. Twagiye tubivuga mu buryo butandukanye. Nagiye ngira inama abagabo, mbabwira ukuntu nimba koko Imana arakugira icyizere ikakugira umugabo, cyane yuko abagabo burya mwanavutse mbere, Imana yabaremye mbere. Burya n'amahirwe rwose Imana izanabahana nimutitwara neza. Mwebwe muri n'abantu bavutse mbere. Umuntu rero uba waranavutse mbere aba afite ubwenge n'imbaraga ziruta iz'umuntu wavutse nyuma. Rero abagabo Imana nibo yabanje kurema, bishatse kuvuga ngo ibita n'izina ry'icyubahiro ryo kwitwa umugabo. Burya mwitiranwa n'Imana. Burya Imana ni n'umuntu w'umugabo, ntabwo Imana ari umugore. Rero imba Imana ivuze ngo nkugize umugabo, ugomba kuba umugabo. Yavuga ngo nkugize umugore, ugomba kuba umugore. Imana yavuga ngo nkugize umwana, ugomba kuba umwana mu rugo. Imana yavuga ngo nkugize umubyeyi, ugomba kuba umubyeyi. Nicyo kandi kuba ubushize narabibabwiye ko umuntu agomba kuba icyo ari cyo mu gihe cye cya nyacyo. Kuba icyo ugomba kuba cyo. Iminsi n'ibihe ntabwo uzabihorana, amezi n'amatariki ntabwo uzabigumana. Niyo mpamvu ugomba kuba icyo uri cyo kandi ukaba icyo uri cyo ku gihe. Uyu munsi rero twateguye gukomeza ngo tugire inama n'abagore, kuko abagabo twabavuzeho mu buryo burambuye. Tuvuga ukuntu abagabo bajya kwimenamo ibikombe by'amata n'amakeke kandi waba inzara iri guca ibintu. Tuvuga ukuntu abagabo Imana yabahaye inshingano zo gukunda abagore babo, ntago babikora, ahubwo bakunda abagore batari ababo, kandi bafite itegeko ryo gukunda abagore babo, kuko niko Bibiliya ivuga. Dusanga rero ibyo Bibiliya ibaka barabifite. Twabonye ingaruka zizazamo, kuntu uzanga guhaka y'umugore wawe abandi bamujyane, kuko hanze hano hari ababishoboye, ibyo utari gukora bazagukorera akazi. Hanyuma uyu munsi turashaka tuvuge ku mugore. Noneho tuvuge ku mugore. Ibi bintu impamvu turi kubivuga ni iyi: hari ibintu bimaze kurenga urundi rwego. Hari uburyo ingo ziri gusenyukamo, kandi mu bintu bisenya ingo usangamo ibintu nk'ibi. Usanga umugabo ari kuvuga ngo umugore wanjye namufasha aca inyuma, umugabo wanjye namufasha aca inyuma. Ugasanga ni ibyo bintu bapfuye. Burya nta bindi abagore n'abagabo bapfa, ni ibintu bibiri. Umugabo aba yanze gukunda umugore, n'umugore aba yanze kugandukira iki? Umugabo. Hari igihe umugabo akunda umugore, umugore ntaganduke. Burya urugo ntirwubakwa n'umuntu umwe, ntabwo bishoboka. Ushatse kuvuga ngo urugo rushobora kubakwa n'umuntu umwe, ni nk'uko wabwira umufundi ngo umufundi nabo umufundi abe n'umuyede. Ibyo bintu koko murumva bya kadasiteri akayuzuza. Niyo mpamvu ahantu hose ntago byakunda. Mureke mbabwira aka kantu tukavuge. Urugo rwubakwa n'abantu babiri. Iyo batabwubatse ari babiri, rurasenyuka n'itegeko. Ntago ushobora kuvuga ngo abafundi nibagende bajye kubaka, bajye bubaka babe n'abayede. Ntago bishoboka. Kimwe nuko umuyede, ntago umuyede yaba n'umufundi, n'umuyede nyine. Umufundi n'umuyede rero ni babiri. Kugira ngo kubaka urugo rero rwubakwa n'abantu babiri. Impamvu rusenyuka, haba hubatse umwe cyangwa bose ntibubake. Yes. Ariko ubwo baba baratangiye bubaka, bagira hagati bagahagarara. Hari n'igihe batangira batanubaka, cyangwa se bagashaka. Reka nkubwire, wigeze ubona fondasiyo bayikoresha iki? Ni beto. Si beto n'amabuye. None se wigeze ubona fondasiyo bakoresha ibikenyeri? Oya. Wigeze ubona fondasiyo y'ibishangara? Oya.
kubera iki ntago bikomeye kuki bagira beto se ntibagire nese kuki batagira umucanga usanzwe bagakora beto no kugira ngo inzu nitsikamirwa hamaze kujyaho ibindi bitafari hamaze kujyaho ibibuye hamaze kujyaho inzugi n'ibiki igatsiki izabashe kubipeza ntizike yego urugo rero kugira ngo rukomere rubashe gupeza ibibazo ruhura narwo nuko ruba rufite fondation ikomeye yego urugo rero rutagira fondation ibikenyeri n'ibintu zira ntago ari fondation uri kumva twari tugeze rero ku mugore burya ibi bintu byose tuvuga nibyo bapfa yanceye inyuma nta nyubaha byagenze gutya ni ibintu bibiri biba byabuze umugabo ntago aba yakunze umugore we n'umugore ntago aba yagandutse muri byose nibyo Bibiliya yavuze kuganduka muri byose harimo amasomo menshi kandi nanone gukunda umugore harimo ibintu byinshi umuntu ukunda ntiwamuca inyuma yego reka mpasubire ntacyo ku mugabo umuntu ukunda n'ubundi uragenda ubihuza kuko ntago wavuga umuntu umwe gusa ngo bikunde yego reka nkubwire ntimuzajye gushakira ahandi Bibiliya mujye muyitinya kandi muyubahe ijambo ryavuzwe na Bibiliya tutagiye muri detaye ngo babyagenze gutya umugabo ibintu bitume urugo rusenyuka ni ibintu bibiri byonyine umugore ntago aba yagandutse muri byose umugabo nawe ntago aba yakunze umugore we reka tuvuge ku kintu bita urukundo ni fondation iteye ubwoba yego urukundo iyo ugiye kurwubakisha uri umugabo iriya ni beto uba uri kumena yego urukundo umugabo ufite urukundo ku mugore we akajya kubaka irya ni beto ibintu byose iyo bije beto irabipeza ntago ya matafari twavuze za nzugi yego ariko abantu bajye bumva n'ikinyarwanda beto umugabo ufite urukundo akunda umugore aba afite beto agiye kubakisha iyo hatambutse ibuno umuntu ibona ni rwarugi ni yatafari ibuno hari ahirya nyine hari igihe umugabo atambukaga kubitana n'ibuno byadanje shaho kandi iryo buno ugasanga arashaka no kuri gukubita icyo rero urumva ni igitafari kiba kije hejuru y'inzu kubera urukundo beto rero y'urukundo iragipeze kavuga tegenda sha nubwo umugore wanjye nta kareho ariko taka urukundo rurahari yego uri kumva hatambuka ikindi kibuye nyine kuko urumva hatambuka wagejeje amaguru hariho amaribori meza wagira ngo bamwohagize ishyushyu ikiyo kije gutsikamira gisanga hari beto y'urukundo titoka mu nzira umugore wanjye nubwo afite dutosha ariko ndamukunda I love you ndamukunda hari n'ukuntu rero bazi kuyateka hano hanze hari abagore bazi gutwara abagabo n'abakobwa yokoyo we ariko muzashya tu uri kumva hari n'ukuntu ngo batereka amaso nyine umugabo yareba amaso nyine akahita agenda hari igihe nyine azana ibyiso nubwo umugore wanjye afite dutariko ndamukunda kuko urukundo ni imbaraga yego urukundo ni imbaraga urukundo urumva urukundo ndi kubyumva umugabo ukunda umugore uyu mugabo akunda umugore we nta muca inyuma iyo umugabo akunda umugore we yariye nta mucura yego iyo umugabo akunda umugore we ntago yifuza ikimubabaza iyo umugabo akunda umugore we aba yumva ubuzima bwe ari bwo buzima bwe aharanira icyamunezeza ku manywa na nijoro yego mu mpande zabo zose urukundo reka ndugarukiriza ni ikintu gikomeye iyo ni fondation yego hanyuma twinjire ku mugore tunajyayo yego Bibiliya ivuga ngo ni ukuganduka muri byo byose ayewe uzi muri byose kuganduka muri byose rira ni ijambo rikomeye umugore wagandutse muri byose reka nkubwize ukuri icyo kintu akagishobora aba ameze nk'umuntu wafashe umugabo we akamwambika umunyururu icyitonderwa ibi bintu ndi kuvuga ni muri rusange
ntago ndi buvuge ngo abagore b'ibikenya badafatwa n'urukundo n'abagabo b'ibikenya badafatwa n'urukundo. Ndi kuvuga muri rusange. Nimvuga muri rusange ushobora gusanga warabikoze ariko ntibikunde. Ubwo wakubitanye n'igikenya uzihangana. Ukabona uraruhira ubusa. Yego. Ariko burya nabwo iyo bikoze bikugiraho ingaruka nziza kuko ubutarabaye nyirabayazana. Ubuzima ntago bukurya nta nubwo bukugora. Hanyuma ndashaka mvuge ku bagore. Mureke mbabwize ukuri wa mugore we. Kereka wakubitanye n'umugabo umeze nk'igishyimbo cy'ikigugu ngo nicyo kidafatwa n'umuriro ntigifatwe ngo n'amavuta ngo uragicanira igishyimbo cy'ikigugu uragikaranga ngo ntigifata amavuta ugihata inkwi ariko ngo ntikijya gishya. Ariko muri rusange umugabo wamugandukiye ukamugandukira muri byose rero ni na hahandi usuzugura. Hari ukuntu umugore nawe urumva hari ukuntu umugore yicara akumva ngo ndi umugore mu rugo. Ariko burya abantu bajya banamenya ko buri gikoresho cyose kigomba gukora icyakizanye. Ubundi vaze ijyamo ururabo. Siko? Yego. Ivaze ijyamo ururabo, isafuriya bayitekamo iki? Bayitekamo ibyo kurya, ibase bayikoresha iki? Bayogeramo. Uri kumva? Intebe bagira gute? Mu gihe kunsubiza mu bintu byo muri primaire, intebe niyo kwicaraho, igihiko nicyo barisha, ikanya niyo barisha, kuto icyuma, buri gikorwa cyose kiba gifite icyo cyagenewe. Iyo rero iri jambo ryitwa ngo kuganduka muri byose. Kuganduka harimo icyubahiro gikomeye gihabwa umugabo. Burya nicyo bivuze. Kuganduka muri byose. Kuganduka kumwumvira muri byose. Ahantu hose umugabo akase uzi ikintu bivuze? Uburinganire. Nta buringanire ntago uburinganire. Harimo icyubahiro gikomeye umugore agomba umugabo. Biriya bintu naho kuringanira ibyo byo nindi ntuzuraza kwimbaza kwayo nayo ndayigusobanurira. Burambara nibeshye mubeshyera leta ngo akizaho uburinganire dusuzuguza hoya. Impamvu misenyi kubaza gutyo uri kuvuga ku cyubahiro nuko uyu munsi hari abagore bitwaza icyo kintu. Baracyitwaza turaza kukivuga ariko ntago bakwiye kucyitwaza kuko na leta sicyo yari babwiye. Yego. Kuganduka muri byose hari mbuzemo kumwubaha ku gato no ku kanini. Yego. Kandi ndashaka kongera kwibutsa abagore. Burya umugore abagore bagira karagita zabo ariko n'umugabo agiriye. Abagabo bakunda icyubahiro niyo mpamvu Bibiliya yaravuze ngo nukuganduka kubumvira muri byose. Cyane. Abagabo bakunda icyubahiro mureke mbabwire mwabantu. Naho yaba ari akana kagahungu kareshya gutya. Aba ari umuntu w'umugabo. Ari umuntu w'umugabo bye. Abagabo bakunda icyubahiro kandi si ibintu bishatsemo. Ni Imana yakibaremanye. Ni Imana yibaremanye. Akunda icyubahiro ku buryo ugomba kumwubaha akugaburira. Ukanamwubaha atakugaburiye, ugomba kumwubaha akorera make, ukanamwubaha akorera menshi, ugomba kumwubaha asiga amafaranga menshi yarasiyo cyangwa asiga make, ugomba kumwubaha afite akazi cyangwa atanagafite, ugomba kumwubaha yaba ari muremure areshya n'iyi nzu cyangwa areshya n'iki gikumi. Aba ari umuntu w'umugabo. Ako kantu ntikagucike. Bakunda icyubahiro ku buryo abashaka ngo nusohoka uti ngiye gusohoka ngiye no kuvoma. Papa runangiye kuvoma kandi bivuge utuje mutwara. Sinzi ahantu nimba ari abagore bahe bapfukama nibo babashoboye. Ariko namwe nuko zabapfukamira wenda muka hari cyo gutera ivi bitwaye iki subundi. Bugande ni yakuzaniye amazi arapfukama cyangwa amafunguro. Ni Imana yabibaremanye bibari mu maraso biri mu misoko. Umva naho wamuca ukuboko ukamubwira ngo icyubahiro sinshaka kuzongera kukiyumvamo ntibyakunda. Ni ibintu Imana yabaremanye ntago ari bo babyiteye, ni abanyacyubahiro. Ariko nanone ntago icyubahiro Imana yaremanye abagabo gikwiye kubabera ndembo cyangwa iturufu yo kurisha, ahubwo bagomba kucyitwaramo neza. Rero akabanga ka mbere shaka kubwira abagore, abagabo bakunda kubahwa. Papa runa ngiye kuvoma, papa runa ngiye kurepeta,
papa bebe ngiye ku muhanda papa bebe runaka niwe wari umpamagaye papa runa byari bigenze utwo tuntu tumushoboreye reka rero nkubwire biriya byawe byo gufata inzira uti ndagiye ntabizi yuko ngomba gutaha iyi saha bobo nubwo abizi ariko arashaka ko mubwira aho watinze ma cyane uri kumva nyiramwe arabizi ariko icyubahiro se kiramwemerera kuba bizi icyubahiro afite kiramwemerera kuza ukabimusobanurira aho watinze nubwo asanzwe ahazi nicyo cyubahiro bafite bya bintu byabereye byo koza ubundi se asanzwe atabizi yuko mba mvuye ku kazi ntabizi ko se imodoka zabuze duraho nibereye none se nk'umugore nyine uba ufite akazi wa mugani tuvuge wenda ajya mu kazi muri iyi minsi amasaha yarahindutse agenda saa 2 akagaruka saa 11 wowe birumvikana aratashye urumva iyo umuntu iriwe mu kazi abananiwe ageze mu rugo azaha umugabo icyubahiro gute kandi ananiwe ahubwo niho ugitanga neza icyubahiro yego komeza Rwanda yego nibwo agitanga neza icyubahiro komeza kuko aba yinjiza n'amafaranga gusa umugore urumva byamunanira uko biri kose abagore nuko ubuhisumbaza gutyo ugatuma ujya ubika ibibazo ugatuma uhita untesha murongo wundi w'ibindi narindemo ariko nibyo ngomba kugucalenjinga umugore ufite umufungo niwe uzubaha umugabo neza ikindi abagore ntibakishinga abandi umugore winjiza ntaho ahuriye n'uwirirwa mu rugo buryo umugabo utanga keya neza n'uwe utanga keya neza biterwa n'agakiza afite cyangwa uri kumva ariko burya reka nkubwire umugabo uzi ko azubaka inzu umugore akamugurira ku mifuka y'intuza ya sima burya hari amakosa umugabo yirengagiza urumva akavuga ati nubwo atangandukiye ngo ampe keya sibyo ariko ntacyo azafasha kwishyura ideni rya banki arasa nkawe nyiramwiza uzabura byose nk'ingati imennye uri kumva ariko impamvu ngiye kuri icyo kibazo nkasa utumye wenda uburetse gukomeza kugira ngo tubivugeho nko muri iyi minsi urabona ko ntabwo ari nka kera abagore birwaga mu rugo abagabo bakajya ku kazi hari abagabo batemera kuba atemera amafunguro yatetswe n'umukozi kandi wenda umugore yiriwe mu kazi atashya ananiwe yego ageze mu rugo cyakora agenda ubabariza nka mugani utwo tuntu nitwo sawa utuntu nk'utwo rwose kugira ngo kuko buriya uri umunyamakuru ntaho ubogamira uwo mugore azabigenza ati katashya ananiwe kandi umugabo akeneye icyubahiro azajya mu gikoni ajye guteka ananiwe kandi afite umukozi reka nze nkubwire numva ko yananiwe ngo afite akazi kamwinjiriza iki amafaranga kashi none se si cya kiganiro nakoraga mukangira umusazi ntabwo ngo nubwo wananiwe erega nta mugore umushomeri ubaho reka tuvuge ko afite akazi kamuhemba wenda wo mu rugo akora akatamuhemba ariko kamufitiye umumaro mu rugo rwe yego rwose abagore baravunika uzi ko umugore ajya ku kazi amaze no kugira ibyo akora mu rugo abagore ratanda n'ababaniye ndababaniye abagore n'intwari yego uzi imbere ngo agiye ku kazi uzi ibintu abanza gukora ariko n'abagore batari udutadowa asiga ateguye breakfast n'abagore batari udutadowa hari abagore b'intwari yego atita ko yaryamye atinze akanavuga akabyuka ati umutware wanjye kwa kuganduka muri byose twinjiye umutware wanjye arigiye ku kazi ashoje reka nze nditeme agende hari ako mukoreye kandi yaryamye atinze akagenda nimba ari amagi n'agafiriti uri kumva nimba ari udushyimbo n'agaki nimba ari isambaza n'ubugari akamutunganyiriza uri kumva
Urumva ikibazo ntabwo ari ukunanirwa si n'akazi bakora, ahubwo ikibazo ni ukutamenya rya jambo ryitwa kuganduka muri byose, kuko ntabwo iri jambo ryigeze ribwirwa abagore b'abashomeri gusa, ryabwiwe n'umugore ukora ijoro, ryabwiwe n'umugore ukora ijoro n'amanywa. Iri jambo ryabwiwe umugore uba muri Amerika, iri jambo ryabwiwe umugore wo muri Afurika, iri jambo ryabwiwe umuntu wese wizera Kristo akizera amaraso ye, kuganduka muri byose. Noneho iyo uzi ngo ufite akazi kenshi kandi uzi neza ko na wa mugabo agomba kugandukirwa, mu bintu ugomba kwishyiramo mu mutwe, uhita wishyiramo ngo mu kazi kenshi ifite n'umutware wanjye arimo. Noneho sishaka no kuvuga ngo umutware wanjye arimo, umugabo wanjye arimo ku mwanya wa kabiri, mbere yuko mbona akazi, mbere yuko ngakora, mbere yuko nkora pra yako, umugabo wanjye niko kazi ka mbere nahawe. Niwe ari ku mwanya wa mbere, ntabwo ari wa kabiri. Uko upanga uti nzajya mbyuka iyi saha, noge, ngire gutya, ku kazi nzahagenda iyi minota, ndasigamo n'ubukererwe yo gutega riri hita upanga. Nimba navuze ngo nzajya mbyuka saa 12 za mu gitondo kugira ngo mbe nageze ku kazi, hita ushyiraho isaha ya mbere ya saa 12, ubigire saa 11. Ubwo uyu mugabo ndamuha isaha, muri iyi saha ndamukorera iki? Ni ukuri nawe niko kazi, kandi niko kazi kawe ka mbere, ndashaka kukagusubiriramo. Bakubarije ikibazo kandi cy'umugisha mwese mwitwaza. Ufite akazi ugomba gukora ku masaha wanakererwa bakakwirukana, uri kukabarira uko ugomba kukajyaho. Nje kukubwira ngo mu kazi ufite, nimba uzi ko ufite umugabo ukaba ufite umutware, uwo mugabo wawe niko kazi ka mbere ugomba gukora. Nimba hari ibintu bitari bukorwe n'umukozi, nimba hari ibintu bitari bukorwe n'umwana, nimba hari ibintu umugabo ubona ko atagomba kwikorera, nimba hari ibintu wowe mwenyewe ugomba gukora, hita ufata nimba uri bubyuke saa 12 uyu munsi, kuko hari na wa mwana wawe w'imfura witwa umugabo wawe, hita umupangira isaha bitewe n'ibyo uri mu mukorere. Nibinaba ngombwa uragira gute urayuri, ariko ntago akazi kari buzitire umugabo wawe, kuko umugabo wawe akazi ugomba kumukoraho niko ka mbere. Muri makeya nta rwitwaza ku bintu bijyanye no kuganduka. Nta ruhare. Ntago umugore ukora azakora azaganduka mu rugo nkuko n'abantuza bagira gute, nkuko uwiriwe aho ngaho. Hari byinshi yakora, ariko koresha ubwenge, sibyo? Koresha ubwenge. Umugabo wanjye ibiryo by'umukozi ntago abiryo, ntabikunda. Reba kandi umupigira mu gitondo, sibyo? Zinduka igapigeda, none siramukangisha ngiye mfite akazi, hanyuma si Imana uzayibwira iki mu gihe uri kwica izo shingano? Hanyuma uratashye, urananiwe mama, wubahwe. Kandi nkubwira ngo uri mama, akubwira ngo urananiwe, witonde nanjye nigeze nanirwa. Cyprien, ikintu cyose kikureba ugomba kwiyeranja ukagikora. None se nubyara abana uzanirwa kubitaho ngo kuko wakoze, ko nabyo tuzabigeraho. Iyi si ni imvune, kandi nta muntu uvunikira ikintu kimwe. Ugomba kuvunwa n'akazi, ukavunwa n'abo wabyaye, ukavunwa n'umugore wawe, ukavunwa n'umugabo wawe. Nta shingano nimwe ugomba guta mu gihe zose zikureba. Yewe umaga yarabye kure, wavuze ngo umugore si umuntu. Umugore ni intwari. Uratashye, abana mama urananiwe, abagore bafite akazi, abana, umugabo, ibintu byose. Betse nzakubwira n'akandi kantu, umva nkubwire. Uvuye ku kazi urananiwe, ntiwaruhutse, ntiwahagaze, hanyuma se uyu munaniro wawe ko munaniro utazashira, akazi ko katazahagarara, kutazakavaho, hita ukora uburyo ki ugomba gupanga iby'urugo rwawe. Nimba uyu mugabo yarakubwiye ngo rwose ibiryo by'umukozi simbishaka, none se tubireke ruhirime? None se nibwo ubayeho neza? Hita ureba, koresha ubwenge. Nagake ndi bumutekere ninjoro, bwira umukozi atekera abana, ariko bigutwaye iki? Wabwiye umukozi agatekera abana,
wowe muri za ntege nkeyo ufite guteka ibiryo by'umuntu umwe ibyo bintu mu bipfe wagese kwiyeranja wahita umutekera agafiriti hita umusongera ubugari bitewe n'icyo akunda ibintu bidatwara iminota 30 ibintu bidatwara iminota 30 ujye kubipfa n'umugabo wivuga waje unaniwe nibyo ariko mu kazi ufite n'umugabo wawe arimo n'inshingano nta nshingano ishobora guhagarara hejuru y'indi ibintu byose bikureba biba bikureba nimba ugomba kuba umugore ukaba n'umukozi ugomba kuba we nimba ugomba kuba umugabo ukaba n'umugore ugomba ni itegeko nta nshingano igomba kwimwa kuko kugira ngo umuntu abe umuntu aba afite ibintu byinshi bigomba kumwuzuza nta na kimwe kigomba kubura ubu hari uwo byacanze ugiye kukubwira ngo ivugire sha ibyo ntibindeba nanjye mba naje hano kugira ngo mbafashe mu bitekerezo uzagira umugisha azajya byumva ariko se nutanabyumva rugahirima cyangwa bakaguca inyuma bikagenda gute ugira ngo birandeba yego se ngewe umusanzu wanjye n'umusada wanjye mba ndi kubwira ahantu hashobora kuza ikorosi kugira ngo ubikosore kuko nta n'icyo bitwaye rero icyo kintu cyo kuvuga ngo arakora mu kazi afite n'umugabo we arimo yego hanyuma reka dukomeze ikiganiro cyacu twe turi kuvuga ku bintu bigomba guhinduka yego n'umuryango wenda batagira ngo twataye umurongo turacyabyibuka gusa muri ibi tuvuze harimo naho ibintu bigomba guhinduka nta mugore ugomba kwitwaza ko akora agataha ananiwe ngo ananirwe rega n'abagabo barananirwa yego ntago agomba kwitwaza ngo niriwe mu bana nananiwe hanyuma ngo ajugunye umugabo nawe mu nshingano nawe ari mu nshingano z'ibimugomba yego hanyuma mama Share nibihe bintu bindi bikwiye guhinduka mu rugo cyane cyane ku mugore ibindi bigomba guhinduka ni uburyo umugore akwiye gutanga imbaraga ku mugabo we yego uri kumva nk'ubu dufite abagore benshi bumva yuko bamaze kuba abagore byarangiye kandi umuntu aba umugore kugeza bamuhambye yapfuye yavuye mu isi nibwo misiyo yawe iba yagize gute yarangiye ikindi kintu kigomba guhinduka ni mu buriri mu buriri ibyo bintu abarokore benshi batinya kubivugaho sinzi impamvu ariko Imana ishimwe ubwo bizanye bivuge neza bivuge neza ariko akanakumiro reka nkubwire nubona dogiteri navuze ko ndi dogiteri ntiwambaniye iyo umuntu ari umuganga buriya abaganga bareba ibintu byinshi bikomeye yego buriya abaganga bareba ubwambure bw'abantu abateye gutya hari ibintu abatagitinya hari ibintu abatakigirira ubwoba bitewe n'ibintu abona kandi ni ngombwa ko abikora yego rero nanjye nimba ndi dogiteri ntago ngomba kubaga ino ndeke kubaga umutima ubwo se amashuri n'abanarize y'ubudogiteri yamarira yaba maze iki ngo mba kuba muganga havura indwara z'ahagaragara n'ahatagaragara hanyuma ikindi mujya mumpa amahoro nibyo ariko kubera ko uyu munsi ndakeka ko abantu bakugana 80% baza kukugisha inama ikibazo ni uko ubigabanyije wavuze se 95 cyangwa na 7%. Nabaza bafite ibyo bibazo cyane cyane mu buriri. Yes. Kandi impamvu natwe tuba twabivuze iyo dutanze ibi biganiro duhita tubona ko kwigikenewe kurusha ikindi. Ese nimba wakira abagore bageze muri 70 umugore kaza akakubwira ati Imana imbabarire ngewe umugabo wanjye namuciye inyuma ntago umugabo wanjye nkunda akakubwira ati umugabo wanjye ntitujya tuganira akakubwira ngo umugabo wanjye ntajya nyereka urukundo ntitujye twicara ngo tuvugane araza akigira muri telefone byava akajya mu buriri nta mwiriwe nta mwaramutse Imana imbabarire naraguye nakubitanye n'umusore turakundana kandi pe ko mureka ntago nzabishobora ngaho ntihahiye ngaho da hanyuma se ndeka kuza kubagira inama none se utaravaho ubu mugiriye ihe nama inama mugira umuntu umaze kukubwira ngo kumureka sinzabishobora ubone inama umugira inama ngomba kumugira icyambere ngomba kumugira inama y'ingaruka zizamubaho
kandi nkanamubwira yuko uwo musore yirirwa aryamye mu matuza ye hari icyobo Satani yamucukuriye kugira ngo azamurohemo. Hanyuma nkamubwira inama y'ukuntu agomba gushaka umuti wo kugira urumva, nkanamugira inama yuko uwo mugabo nyine uwo muntu yakunze muri ubwo buryo hari icyobo Satani yamucukuriye kugira ngo azamushyiremo. Hanyuma nkanamugira inama y'ukuntu akwiye kugira gute, ukuntu akwiye kubivamo. Ukuntu akwiye kubivamo rero nta kundi ni ugufata ingamba zo gusenga no kuba yamusiba cyangwa akamuburuka akamukura mu buzima bwe, hanyuma akemera kunyurwa n'uko abanye n'uwo mugabo. Mfite icyigisho nasohoye cy'uyu mwaka kivuga kwishakira umuti ukuvura. Utiriwe utegereza umuti wo kwa muganga mu buryo bw'ubuzima, wowe wahura n'uburwayi ukishakira umuti. Udategereje umuti uva mu bantu, wowe ukishakira umuti. Nimba ukubitanye n'ikibazo wishakira umuti, nimba ukubitanye n'ikintu kigutunguye kwishakira umuti. Uri kumva? Hanyuma nkamwigisha nyine uko akwiye kugira gute, akwiye kubireka. Reka dukomeze. Hanyuma wakomeza naho naringeze rero ndi kugusobanurira ukuntu abagore hari ikintu gikomeye nari nahoze mbabwira ko kintu bita kuganduka. Buriya tuvugishije ukuri, umugabo nimba akunda isombe wayimuguriye yego ukayimuha, koko umugabo akubwiye ngo nkumbuye ndishakira isombe nge sinyikunda, wariye simboga z'ibyatsi nimba ari zikunda ariko n'isombe ukayimuha yego se. Ibyo nabyo babyita muri bimwe byitwa kuganduka muri byose. Uzi ko ari umugabo wikumburira ikintu ngo madamu we ntabikunda. Madamu ntago akunda amafi, madamu ntakunda inyama. Nimba atabikunda suka bibikunda yabigutekeye. Papa Runa, ngewe rero ntuzabimbwire ibintu by'amafi n'inyama simbikunda. Nimba utabikunda nawe abiveho. Yego se. Nge bira bintu byo gukunda amatake n'ibijumba rwose nge simbikunda, nikundira ifiriti n'umuceri. Watetse ifiriti n'umuceri ukamutekera umwumbati n'ikijumba nimba ari ibyo akunda. Uri kumva ibintu abantu bapfa? Kujya kubigura ntibimugoye, naho byamugora yakabikoze ariko ngo ntabiteka kubera ko watabikunda. Yego. Hanyuma twari dutambutse gato yaho ngaho dusa nkaho kuganduka, tugeze ku kuganduka ariko mu buriri. Ntago nahibagirwa. Yego. Hanyuma niho baranashakaga no kuganisha, nuko mbashaka kubanza guca no hirya no hino kugira ngo mbahe ingero z'ibifatika. Yego. Nimba umugabo akubwiye ngo ngewe nikundira kuryama kare, twageze mu ijambo ryitwa kuganduka muri byose. Mbibutse ko ubushize nabwiye abagabo gukunda umugore icyo bivuze. Yego. Nimba kubwa ngo nge sinkunda kuryama ntinze, ni gutarara ijoro. Kutarara ijoro ategereje ibiryo. Ariko uziko burya hari no kuntu nabira abagore bavuga ngo nta mwanya bafite, burya ibintu byose ni ukugira ubwenge. Uziko hari no kuntu uteka imboga z'amoko nk'atatu cyangwa ukiyeranja muri rya joro waje ufatishije ku iziniyeri cyangwa gaza n'ikindi kintu wakoresheje, ukaba wavuga uti nk'ejo mu rwego rwo kwiteganyiriza reka nteke izi mboga n'intaha nzamucumbira ubugari, ukabubitsa iki ibintu byose. Nyine umugore ufite kuganduka muri byose nta nzitizi agira, n'umugabo ufite urukundo ntago bimurushye. Abantu ibintu bigora abagabo ku bagore babo ni ukutabakunda, n'ibintu bigondera abagore ku bagabo babo ni ukutabagandukira muri byose. Niko kantu abantu baba babura. Nimba umugabo akubwiye ngo nkunda kuryama kare, wamutekeye kare akaryama, umuraza ijoro kubera iki? Kuganduka muri byose. Nimba akubwira tumva rero wa mugore we sinkunda umugore uhoza akarenge mu baturanyi, nta kubujije guhusurana ahubwo guhoza y'akarenge. Buri kanya aratashye uri kwa runaka, undi ibyo byo kabiri mu rugo rw'umuntu, uko atashye uri kwa runaka wabiretse wagabanyije. Cyangwa se niba akubwiye ati nge sinkunda abantu basimbura ni wanjye, nicyo ngiye gukurikiza. Nimba umugabo akubwira tumva rero madamu nge sinkunda akavuyo, buriya nanjye nkanga nte ntago nanjye mbikunda ibintu byajugujugu buri kanya.
akakubwira ati nge sinkunda akavuyo k'abantu mu rugo rwanyu. Umugabo wanjye ni igisimba, ni igikoko. Aba igikoko guteze ntakunda akavuyo, wakamukijije. Aba muvanye kurepeta, aba muvanye mu ishyamba, abo muziranye, abo utazi, ibintu byose ukayora n'imyanda n'ibyo utazi. Ibije kujugunya uburozi wawe, abaje kugutaranga, abaje gutwara amagambo, nimba atabikunda wimwita umudayimoni ntabikunda. Niba ashaka kukome kujya ngo uti simpari, yego nzakubwira wabiretse. Hanyuma ikindi icyo sindi buvuge ngo nimba umugabo akunda kwiryamanira n'umugore we, byose ukuvuga ngo nimba bikunda ntawe utabikunda ntiyashatse, utabikunda ararwaye. Aho twubahana, nimba hari ibintu abagabo bikundira ibintu, yego abagabo bakunda ibintu, bakunda kwiryamanira n'abagore. Umva rwose reka nzembabwire mw'abagabo ndabeshye. Batubwire, bashyire muri comment batubwire. Simbeshya. Hari umugabo, hari ikiganiro nigeze akora, umugabo aravuga ati muri comment, arandika ibaze, yanditse muri comment, arandika aravuga ati umva wa mubyeyi we, ati nanjye nkubwiza ukuri, umva wenda ujyane ibiryo byawe ujyane ibyo kurya byawe, ujyane ibyo kunywa byawe, umva ibintu byose jyana, ako ujye unyihera. Ubwo yari kuvuga ukuntu nawe abyikundira. Yego. Hanyuma dushyize no mu kuri ntaho byanga. Burya iyo umuntu afata umwanzuro wo gushaka, nuko bidashoboka ngo mite mbe kubaza. Umugabo wese, umusore wese ufata umwanzuro wo gushaka nta kindi abashaka. Cyane. Ndabeshye. Oya ntago beshye, ibyo nibyo. Kubera impamvu oya reka tujye tuvuga ikinyarwanda cyumvikana uko kiri. Cyose tukivuga mu mazina yacu. Kubera ko nta mukobwa turabona washatse umusore babandi bavuga ngo ni biremba nabi nabaho simbizi. Yapfuye no kubimenya gusa. Yamubenga. Ahita mubenga. Sibyo? Nta n'umusore ushobora gushaka umukobwa azi yuko nta bintu agira. Yego. Ntabwo yamwemera. Yego. Hanyuma tureka amazina, twadukomenti twanyu tw'umwanda tutwihorere. Yego. Bwa butiku bwanyu na za ndimi zanyu zireshya na karuvate tubishyire ku ruhande. Mwijya muri ayo Mama Charlene ibintu yavuze, ibintu navuze ntimubikora. Nimba ibi bintu mvuga ari bibi ntuzongere kubikora uhereye nona, nimba rero ibyo mvuga ari ukuri uzi kubikora reka mbivuge. Bivuge rwose. Mureke mbabwire, navuze abagabo, mureke mbwira abagore bagenzi banjye. Abagabo barabikunda, mureke mbabwire. Noneho reka nze noneho nakubwire, nkubwire n'uburemere bw'ukuntu babikunda uhita unabyumva. Umva, arabikunda ku buryo yemera akajya kugurisha isambu akayitanga. N'amasheke barayasinya. Oya, ariko mwacecetse mwabagore mwe. Wenda wowe ntago bizi. Arabikunda, barabikunda ku buryo atitaye minerivare ko bagiye gutangira, atitaye ko abakaminuza bari kumwaka amafaranga, atitaye ko abaprimaire bari kuyamwaka, atitaye ko abasegonderi, atitaye ko inzu itaruzura, atitaye ko afite ikibanza. Barabikunda ku buryo yavuye guhembwa mu bintu atekereza. Abafite umuntu hariya, bura nimba unanabimwima ntabwo ari wowe ubifite wenyine. Arabikunda ku buryo ashaka gufata kontaki akavuga ati akira kontaki, ayitanga se afite ubwenge. Niburi yaba yanabitangaga n'ubwenge bwaje. Arabikunda ku buryo ubwenge bugenda bukagenda burundu, ukagira ngo ntago yuzu, ukagira ngo ni debile agahinduka. Reka nkubwire, barabikunda ku buryo bimukura ku ruhimbi bikamujyana hariya mu myanya y'abakirisitu. Reka nkubwire, arabikunda ku buryo yatanga inzu, arabikunda ku buryo agabanya umushahara mo 4
ukagabana n'abo utazi. Arabikunda ku buryo yanarwara akajya mu bitaro. Arabikunda ku buryo abikorana n'umuyaya we. Barabikunda ku buryo abikorana n'umusazi ugenda mu muhanda. Mbese barabikunda. Ubutaha nzabategurira uburyo babikundamo, bo wenda mbivuze bintunguye, vuga ngo barabikunda. Arabikunda ku buryo akugabira, kandi akakugabira nta n'ibyo agira, akakubwira ukuntu azakugurira ukwezi i Kigali nta n'inzu ya Niyo maco hagira, akakubwira ukuntu azagutuza mu zuba kandi atanagutuza mu gishanga cya Nyabarongo nta ayiwe. Arabikunda ku buryo atarobanura. Arabikunda ku buryo utavuga ngo uriya mugore ni mugufi, ngo nta mabona afite, ngo karasa nabi, ngo ntago gakaraba. Arabikunda ku buryo aho hose akatira. Hanyuma se akimara kubikunda ukamenya ko abikunda, kuki umubwira ngo urananiwe? Mwabagore mwe, mwankunguzi mwe z'abagore, ngewe uyu mwaka mfite ibintu binyuzuye byo kubwira abagabo, byo kubwira abagore. Reka nkubwire, nzakubwira nukira nzambikwa ikamba, nunapfa Imana ntizakumpora. Ndimo ndakaraba, ndimo ndabwira inkunguzi z'abagore ndetse b'abarokore mujya mu nsengero, aho ubera inkunguzi ni hamwe. Ni gute umara ukwezi wima umugabo, ugakubitaho 2, umwima, ugakubita 3, umwima? Ese ubundi reka no kubara amezi, ubundi ijoro rimwe umwimira iki? Hanyuma umbwire, uri vaze sera azagushyiremo indabo, mbwira nimba uribase noneho azakogeremo. Oya, wenda biranashoboka ko ashobora gutahana niwe, ariko ntago byamara iminsi 3 n'itanu. Ibyo ngibyo nabyo sindi bubikwemerera. We ntago byemera ibyo. Ntago ndi bubyemera ibyo bintu byawe, ariko zino ko badefanda wabadefanze, uzabadefanda so n'abadefanda ne bahura n'ingaruka. Reka nkubwire Cyprien, yego, ubundi uvuga ngo abananiwe, hari umuntu bo mutereje mo Kigali, hari ubwo baba bamubwiye ngo ajya kurana n'imishike hariya ngo arahinga. Abananiwe karakazi naho yabananiwe, ntago yananirwa kugakora kugira ngo anezeze mugenzi we. Ahubwo si ukunanirwa, ahubwo abagore bafite umwuka w'abadayimoni wabinjiriye, urumva, abaterera hariya kandi ari abarokore. Nahoze mbivuga ngira ngo ni ibintu bisanzwe, kumbi hari umwuka, ntago ari ibintu bisanzwe, hari umwuka wa satanike wabinjiye. Kandi shitani amubwira yuko navuga ko ananiwe ari mukuri. Yego. N'Imana ntibimuhora. Ariko satani aba yamuhisha ikintu gikomeye. Aba yamuhisha ko nakomeza kunanirwa, nzatera umugabo we kujya ahandi. Kandi nanjye nzabitegura neza ndikuzimu, aho azajya azakwama avuga ataha ikitabuze mu rutoki. Yene data mube maso. Ikitabuze mu rutoki ni amakoma. Ibi bintu turabivuga gutya kuri kamera, abantu bakumva n'utuntu tworoshye. Ni indobani. Ni indobani satani ari kurobesha abagabo. Ejo ajya kubwira ko ananiwe, ejo ndakubwira ko ananiwe. Humura hari umugore utajya unanirwa. Arahari. Hari umugore utajya unanirwa satani yashyize ahantu, hari umukobwa utajya unanirwa, kandi uwo mukobwa apima ibiro nk'ibyo upima, akoze mu mubiri nk'ukozemo, ndetse akora akazi k'imbaraga karuta. Indaya yikorera abagabo 100 ijoro rimwe. Urumva yirusha akazi? Kuki abishobora se? Abikora nk'akazi kamutunze, hanyuma we wabikoze nk'inshingano zawe. Mbwira ukuntu uzajya wikaraga imbere y'umugabo wawe. Ako reka nze nkubaze, hari aho umugabo yakagiye mu buriri akimunya kamera nk'umusore kandi yarashatse? Oya, birababaje ibyo bintu. Agahinda kakamwica, akifuza umugore umuryamye imbere. Yifuje umugore ari umusore, asengera umugore imyaka 30, agera muri 35 ati Mana wantabaye, Mana warohoye ubugingo bwanjye, Mana wandengeye ukazandinda kugwa mu byaha, Mana wampaye gutabaruka amahoro, Mana wandengeye, namurebye none nacumuye mbabarira. Imana imutabare, imuhe inkwano, imukorere byose, irangije imuterure, imuzana iruhande rwawe,
ajya ku ruhimbi ati amina yari yarabivuze irabikoze nihabwa icyubahiro Imana impaye umufasha umwiriye. Hanyuma ajya kureba amira maritiro umuryamye iruhande wange kumuha umwime umubabariza umubiri umubabariza umutima. Hanyuma ujye muri kora rutera Imana agahinda, ujye mu buvumo, ujye kubabaza Imana, ujye mu butayu wiyiriza ubusa avuga ngo zeri inyuma y'akitso. Wavuze se ahubwo abakora ayo makosa ngo kubera ko bamaze iminsi mu masengesho ngaho da. Ariko se byebura n'amasengesho abantu basenga baba bari guhamagara abazimu cyangwa n'Imana. None se umugore yagiye mu masengesho agiye gusenga kugira ngo afate umwanzuro wo kutaryamana n'umugabo, sibyo bagomba kumvikana aho ari babiri akanabimusaba ko ngiye gusenga uranyemerera nzamara iyi minsi tutabonana. Yego. Ati umugore wanjye ndakwemereye. Nakwangira ati hagomba kujya hashya uko hahiye ukabona kugenda bikora uko. Ariko ziko hari n'abagore bajya mu masengesho abagabo batabemereye akagenda ku mbaraga. Ariko rero abantu bakwiye kwiga. Abantu nibiga. Abantu bakwiye kwiga urabona ibi bintu harimo ibyigisho byinshi tuzabikora ama episode ibintu bigomba guhinduka mu. Yego. Mfite n'ikiganiro cyitwa ngo menya nibi mu bubatsi. Yego. Kuko ndumva ibyo bintu ari byinshi nago none twabivuga ngo tubirangize. Tugiye kwiganira ku musozo. Ahubwo wenda icyo ndaza gusaba ubu se soje ngahita apfa nona. Oya nibyo nangiye ukubwira. Yego reka soze maze kuvuga kuri ibi bintu. Yego. Reka nkubwize ukuri uko nahamagawe n'abagore nk'igihumbi bandegera abagabo niko mpamagarwa n'abagabo nk'igihumbi. Ari abo mu Rwanda ari abo mu mahanga intero ni imwe. Mukozi w'Imana numvise wigisha ibyingo sengera njye w'umugore wanjye yaranyimye. Ese yakwimiki ararwaye buri munsi arambwira ngo arananiwe. Niko mwabagore mwe murananiwe. Urananiwe. Ayiwe. None se nimba unaniwe sibyo bibwira umugabo uti ndananiwe umwakuruhuye nataruguha atabishoboye wamuhaye. Orananiwe. None sera bibaye akazi natanze urugero kuri babakobwa bigurisha ukuntu aryamana n'abagabo nk'igihumbi ijoro rimwe. Ugira ngo hari akazi wakora karuta ko ngako ko atananirwa se agakomeza agakora ko kazi agakomeza kagakora. Mureke rero mbabwire reka nkubwire nkugiriye inama. Umunaniro wagira wanga kumuha nukuri kose ingaruka noneho uzagira zizaturuka kumwima. Uzananirwa noneho n'imitsi yo mu mutwe igira ite iturike. None se naguca inyuma kuko uca inyuma mbwa none se nkubeshye hari n'abamamagara bahatwitse. Iyo kambwe ati mama Charlene dore narabaye umusambanyi ruharwa kandi umugore ntarabukwe njyewe mba ninaniriwe. Isawa ntuzabimenya kuko afite ibimenyetso bituma utazabimenya. Arahatwika. Njyewe nzi umugabo hashize igihe kinini yabonye ndi kwigisha izi nyigisho mu giterane. Arambwira ati mbabaririze nkubwira agahinda kanjye wenda uzangirira ibanga kandi ngira ibanga ni muhumuri. Arambwira ati umugore wanjye aranyima ngiye kuzapfa aranyima. Ndamubwira ihangane ntuzagwe burangiye ntinya abantu basambana kuko Imana irabyanga. Irabyanga cyane. Ati sengera komeza kumugira inama muba hafi muganira mubwira ukuntu gusambana ari bibi biranga arabikora. Siko nabigenjeje. Imana yamuntumyeho ahaba ima message ye ntazi ko yahatwitse. Ndagenda mushyira ubutumwa bw'Imana ari impaye n'ahantu kure iyo uvuye ku muhanda. Oya ariko reka ceceke ntanahavuga mu burubwo buryo hakamenyekana. Naragiye ndabimubwira arambwira ati Imana nimbabarire burya yarakomeje. N'umugabo ukiri muto ufite umufungo ate kandi ukunda umugore agakunda umuryango we.
Mama Charlene nibyo bintu mbwiye nibyo, Imana nimbabarire, madamu yarakomeje aranyima. Ariko ngiye mbavuga ngo uramwima ngo uzabigereke ku bishyimbo nibura ubirye, urabimwima uzabijyana mu cyamunara, urabimwima uzabijyana muri mize, urabimwima uzabyijyanira. Bibiliya ivuga iki? Ngo umugabo atwarwa n'umugore, n'umugore agatwarwa n'umugabo. Bishatse kuvuga ngo iyo umugore n'umugabo babana, ntago biriya bintu biba bikiri iby'umugabo, biba byarabaye iby'umugore. Ntago biba bikiri iby'umugore, biba byarabaye iby'umugabo. Arambwira ngo dore uko nabigenjeje, nabonye ngiye gupfa, ndavuga ngo kugira ngo nyirirwa sambanye umuhisi n'umugenzi, ndi umurokore, mfite n'inshingano mu itorero, shaka umwana w'umukobwa, turabivugana, ndagenda uko mbishatse, madamu uko anyimye, ndagenda akanyihera, nkamwishyura ku kwezi. Uri kumva icyo kintu? Byarangiye gute? Noneho aho bigeze ubu birashoboka ko nta mugore ari kwisubiraho, akagenda akavuga ati mugabo wanjye mbabarira, ubucucu n'ubugoryi bwose ndaburetse. Yarakomeje yihagararaho, yumva ko ari mukuri. Ubu tuvugana rwarahirimye, umugabo yarashatse wa wundi yinjiraga kure, yamugize umugore uzwi n'imiryango. Kandi reka nkubwire ikintu gikomeye, nubwo muvuga ngo ingo zirasenyuka, ntabwo Imana izayeberwa uwagize uruhare mu kurusenya. Ntabwo izamuyeberwa. Ubu se uyu mugore azaza asenge nka Mama Charlene bikunde, ntibizaba bikemeye. Azaza, Mana umugabo wanjye yaragiye, kandi ari we wamwirukanye. Uzapfana umuruho, upfana agahinda, uzapfana intimba, kuko nta n'uzayikumara. Ubu umugore ari wenyine, umugabo ari kumwe n'iki? N'umugore. Kuba wenyine si cyo kibazo, kuba wenyine ari wowe nyirabayazana, buriya urupfu, yicaye mu rupfu. Abagore nabo turaza kubashakira izina. Uri kumva icyo kintu? N'udutadowa nararibaboneye. N'udutadowa mbese. Ni agatadowa kagucumbira. Uzi umwotsi w'agatadowa? Uzareba ahantu umwotsi w'agatadowa aho gateretse, haragenda hakaba umukara. Uri kumva? Mwabagore mwe, gose nimba ushobora kwakira abagabo mu kwezi nka 100 ngahe, ukakira abagore nka 100 ngahe, urumva ibi bintu dukwiye kubiceceka? Umugabo akicara akakubwira ati narihanganye inshuro ya mbere, ndihangana ukwezi kwa mbere, akakubwira ngo imyaka tumaranye imyaka 8, amezi nk'abiri niyo mezi navuga ngo yanyitayeho, ubundi amara uko yabishatse. Uri kumva? Uko abyumva. Ariko ntabwo umugore akwiye kuganduka uko abishatse, ahubwo agomba kuganduka kugira ngo anezeze umutima w'umugabo. Ese uyu mugore ko atari muri koma, uyu mugabo gore akaba nta sondi murimo, uyu mugore ko nta ndwara kwa muganga bamusanzemo ngo bamubwiye ati nubonana n'umugabo wawe uzamera gutya. Umunaniro ni ikintu warata? Ubuse twese ntitunanirwa? Umubiri urananirwa ukawukoresha uburetwa, ariko kuko turi muri ubu buzima mu bintu umuntu atarata, ntago yarata umunaniro. Uyu mugabo munsi rero yagiye gusambana, agasambana kwera umugore yamwimye. Imana izamuhana kuko yasambanye, ariko na wa mugore igihano kizagera no ku mugore. Yego, ahubwo ku mugore nibwo bizaba bikomeye. Hanyuma rero mwabagore mwe, nimba utazi icyakuzanye uzasubireyo ukibaze mama wawe cyangwa nkikubwire. Burya umugabo ajya kugushaka akavuga ngo ngiye gushaka umugore, nta kindi yashakaga. Ntago ari amatwi yawe, ntago ari umunwa wawe, ntago ari umutwe wawe, ni hariyo. Ikibikubwira iyo utahagira, nta nubwo ari kuharara ijoro rimwe atagushubije iwanyu, hanyuma wabimuhaye. Nge ndumva nakubwira ngo ndi nkawe uhereye nonaha wamugandukira, kuko numwicira ubugingo nawe ubwawe buzahasigara. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo ahanini tuba turi kwibanda ku ngo z'abantu bakijijwe, hanyuma n'abandi bavandimwe bakumviraho, kuko ibyo ni ibintu biri rusange, ntabwo ari ibintu biba mu bakijijwe ngo ahandi bihareke. Kandi tukomeje gushimira umusanzu munini cyane ukomeje gutanga, ndetse n'ibi bintu buvuze hari n'abapasiteri benshi ntibakunda kubivuga, babica hejuru kandi bazi ko bihari. Abakristo barabaregera bakababwira ati ngewe umugore wanjye, ngewe umugabo wanjye
ariko nyine bagakuma muri rya jambo ngo musenge yego turasenga ariko hari ibyo dushoboye gukora. Yego. Hari ibyo dushoboye gukora. Ndumva rero twasoreza hako n'ubundi tuzakomeza. Tuzabikomeza kuko ntago birangiye. Yego ni byinshi bintu. None se nimba umusore yarasenze ngo arashaka umugore akamubona hanyuma ubwira indi sengesho azasenga nirihe. Kandi amufite aho ngaho. Uzi ikintu kizakurikira ibi. Hari igihe Imana izafata umugore mubwira iti pfana imari zawe. Hariya hari abakobwa birirwa barira bashaka abagabo. N'uwo mwanzuro. Kandi n'uwo mugabo nawe. Hari igihe Imana izafata umwanzuro ivuga iti hari abagabo bakeneye ababubaha. Twavuze ngo urugo rwubakwa n'abantu babiri. Nta muntu waba umuyede ngo abe n'umufundi. Reka tuvuge ngo nawe mugabo nubona ibyo bintu biri mu rugo rwawe gerageza mushake kuntu byibuza munaganira nakunanira nyine umenye yuko bikomeye ariko nabyo tuzabiganiraho ibyo kuganira. Turebe n'abantu bahora abandi. Umugore wanjye ntameze gutya, umugabo wanjye nta mbaraga afite. Ibyo nabyo tuzabireba. Ni gute bigomba gukemuka. Nimba ameze gutya umwirukane. Induru ivuge. Nta kuntu abantu bakemura ibibazo hatabayeho amakimbirane. Yego. Gusa igitera agahinda kandi umuntu akumva nababaye no gusanga biri mu nzu y'Imana. Biri gukorwa n'abirwa mu butayu no mu buvumo. Yego. Imana rero iturengere kandi itugirire neza. Abantu banabimenye ko utanezeza Imana utamaje kunezeza utamaze ndetse kubahiriza inshingano za mbere yuko uvuga ngo ugiye kunezeza umutima w'Imana. Banza unezeza uw'umugabo wawe muri kumwe. Banza unezeza uw'umugore wawe. Banza unezeza uw'abo mukorana. Ntago wakunda Imana utarayibona, utarakunda abo ubona. Kuko Imana, ishusho y'Imana iri mu bo waremye. Yego. Mama Charlene rero numva twasoza usengera izi ngo Imana nyine ikazigenderera ndetse ikagenderera yaba umugore uri kwitwara gutyo cyangwa umugabo, Imana ikabagenderera kuko byose birashoboka kuko Imana ihindura ibyanze guhinduka. Hanyuma numara gusenga uraza gusoza utanga nimero kugira ngo n'ubundi bantu bakeneye inama ubufasha butandukanye bazakuvugisha. Karibu tugiye gusenga ariko mbere yuko senga ndashaka kubwira abantu ngo nibashaka ko Imana iza mu ngo zabo izaza nk'Imana. Ntago izaza nka gitifu ukemura amakimbirane. Ntago Imana izaza nka Mama Charlene ubagira inama. Izaza nk'Imana kandi izaza mu buryo buteye ubwoba. Ahubwo numva mwebwe mwafata imyanzuro ku giti cyanyu hanyuma mugasaba support, mugasaba Imana imbaraga. Kuko burya ari igihe tubwira ngo Imana ibafashe. Burya iyo uri kubwira Imana ngo Mana mpimbaraga ihita ikuzanira ikizigutera. Mana koko wampaye ububyutse ikugabanya mu bakozi nyine kugira ngo ujye gusenga. Niko ikora. Hari ikintu ikora kandi kitari cyiza. Imana rero nibaha umugisha mureke dusenge Imana ibaha imbaraga ibahe no gufata umwanzuro. Mwami w'amahoro turagushimye. Tugushimiye kugira neza kwawe guhambaye kandi gukomeye. Tugushimiye urukundo rwawe rugari kandi rwinshi. Uyu mwanya twari turi kubaka ingo, twari turi gutanga inama n'ibitekerezo. Hanyuma ubiherekeze kugira ngo abantu bawe bo gukomeza kurindimuka. Izi nyigisho zigere ku muntu wese zigenewe data. Ubyiruka kandi ubiherekeze kugira ngo abari hafi ndetse na kure bumve izi nama ndetse n'impuguro. Ndasenze Mana kugira ngo ibyasenyutse ubyubake. Kandi ingo zifite ibibazo bikemure. Ukureho amakimbirane, ukureho kwicana, ukureho imyiryane, utwubakire umuryango wishimye. Ndabigusabye. Abatarubaka bagira inama, abubatse ubagirire neza. Ingo zitari zikomeye zikomezwe n'Imana. Uze wicare mu ngo z'abantu Mana kugira ngo tugirire neza. Ukuboko kwawe kwiza kugere ku bikomeye ndetse n'ibyoroshye, ku byavuyeho ndetse n'ibiriho. Mu mpande zose uhanyure, aho umwanzi yanyujije umuriro urebe kugira neza kwawe. Ureke kugira neza kwawe kugere ku bawe. Urakoze ndagushimye ko utanze umusada kandi ko nibi ari wowe ubikoze kugira ngo abantu bagubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Nimero za telefoni ni 078 354 2 668. Imana ibahe umugisha.